Kandi ndanamukunda cyane. Ndamukunda cyane cyane. Wowe mu rukundo ibindi uzabimbaze nyuma. Nanjye kuri no nzobe yawe nzakwitaho bishoboka. Ntacyo uzamburana. Kugira ngo wenda nta n'amafaranga mfite amafaranga. Sister we nkunda mu rukundo. Ubuzima rega ntago bwiza bw'umuntu waburya. Ntiwaburya ntiwabwishyuramo inzu. Tusigaye tureba ku ikofi. Bya bintu biba biri serious. Baby. Shani na menshi rero kuyagendana ku mufuka nk'aya ngaya. Zera ko mumeze fresh sana turabasuje kandi tubaye ikaze ni yawe TV nanone tuba tugarutse muri stories zitandukanye wakoze cyane kudukurikirana abantu bane natwe babone mu bigo bitandukanye tujye tubabona muri comment turabasuje cyane kandi mukomeze gukurikirana ibiganiro bya yawe TV ariko mbere ko dutangira show yacu tuba turi kumwe na Body Max Fitness abarakubwira ko niba wifuza gukora umubiri gukora sport gukora imyitozo ngororamubiri ugatera nk'uyu mwarimu mubona hano kuri screen ugomba kugana Body Max Fitness dufite personal trainer baguha imyitozo ijyanye no gutera no kushaka gutera dufite gym nziza cyane sauna massage swimming pool ku bantu bifuza cyangwa se bakunda koga baratugana tukaguha izo service mpamubwiye haruguru duherereye mu Giporoso kandi usa n'uwerekeza i Kanombe winjiye muri Hilltop kati ibumoso bwawe ubageze kuri Body Max Fitness duhamagare kuri 0788358080 tuguha izo service mpamubwiye haruguru. Okay, umwari umeze fresh? Meze neza. Namahoro Cyane. Urasa neza kabisa. Usa n'amafaranga. Ibintu bari amafaranga. Murakoze cyane. Umuhungu hano nawe ari kugura kwa feke yana kugacongo kabahagaze waza umubwira iki umusaza kabisa. Umva ngo iki cyangwa nanjye kiba cyaramenze kugira kimera urye. Nabona ni sosi nyinshi biri. Ni ibirungo. Ni ibirungo. Ngari ko muratabyumva. Ntabwo yabura kubyumva araza kubyumva. Okay, fresh sana wakibutsa abantu zina yawe. Nagaru bwa mbere kuri yawe TV ariko bibutsa amazina. Nagaru ubwa mbere nitwa January Samsoni niryo banzeho kenshi Kano Makoye. Okay, Kano Makoye. Umunsi turi kumwe na Kano Makoye nanone umwari witwa Bantu bakoje amazina ni benshi. Okay, Christella umutoni wase. Waratonye rwose. Umeze neza se Christella? Meze neza cyane. Twishimiye kukwakira kuri yawe TV. Murakoze cyane. N'ubutaha kandi uzagaruke. Mbaye mbashimiye. Iyo bavuze ngo umuntu asa n'amafaranga ubwo bavuze iki? Umuntu abasate. Rero ibyo bintu ngiye sinzi ikintu nabivuga gusa buriya hari igihe umuntu bitewe n'ukuntu umuntu yambaye bitewe n'ukuntu umuntu asa urabona ari ukuntu umuntu abasa cyangwa ikuntu kavuga uti yashoye biba niho babirebera ariko ushobora no kuba usa neza da ariko nta n'amafaranga ufite nta kofi rwose birashoboka ntabwo bibaho so wasa neza nta kintu ufite ntabwo wasa neza nta mafaranga kuko uko wambaye nta mafaranga ukusa amavuta ibirungo nta mafaranga ntabwo rero bishoboka ushobora gutahira nyine uko ukuri gusa ko ngiye hari abantu nzi benshi bafite amafaranga pe ariko ukaba utamenya ko ayafite bitewe n'ukuntu ameze. Umusore umwari ukuntu ahagaze wana wajyamo mwari ni neza kabisa. Mwari ndanamukunda cyane. Ndamukunda cyane cyane. Ese bishora ari gukunda umuntu yege bishoro bikakuri imitamu. Nage bishoro nabibura rwose bishoro mba mbihagaze rwose. Nta kintu yambura. Ahari urukundo nta kintu kibura yamaye urukundo. Nanjye nta kintu. Bishoro mwari ibyo byambere by'urukundo se nibi. Bishoro birahari. Bishoro birahari. Christelle mu mafaranga ahagaze. Amafaranga ahagaze. Ntabwo ajyamo. Amafaranga ahagaze ntabwo nayabura. Christelle ujya uba mu nzu yangahe? Igitanu. Igitanu ku kwezi. Umusa. Ntabwo igitanu. Aho nabuze igitanu urumva rye. Hano uko ndi jyenyine. Okay, mu nzu y'igitanu, inzu y'igitanu ngewe bitewe nuko twahuje ubushuti dukundana byanyabyo nta uryaryo undi ngewe inzu y'igitanu nayishyura. Kuri tuno duhere na kano gasatsi inzu y'igitanu birimo akagazi kameze fresh birimo ibirungo byose icyo kurya kimeze neza. Ngewe nta mu rukundo ibindi azabinshinja nyuma buri kimwe cyose azakimbaza. Yakomoye mungu kumubona. Wowe mu rukundo ibindi uzabimbaze nyuma. Nanjye kuri no nzobe yawe nzakwitaho bishoboka ntacyo uzamburana. Ana kimwe.
uzima muri guseka se nuko ndi kubona ashaka kuba nyine ari ukuntu urukundo niba ruhari koko ari ukuntu ruguhumya amaso urumva ukiyemeza uri wabona umuntu urya umwenda atazashobora kwishyura njye niko ndi kubibona pe uramurebye umunyuje bijisho ubona ntabwo ibyo gihitana koko ubona nta bihumbi 150 uruza aje nta nubwo naba mu y'igitanu niba yumva koko yayishyura ntabwo naba mu y'igitanu ubwo nyine nahita nshyiraho nka 50 wenda akaba nka 200 ubwo ariko twayibanamo ntabwo naba mu nzu n'umugabo yaba ari yanjye njyenyine kuki senkano isuzongera garukiye mu yawe uyu njye nukuvuga ngo narijye nayishyuraga njyenyine none mbonye undi muntu wumva ko yashobora kwishyura ubwo nyine yakomaho mpaka nyine desi akayishyura nkaba mu nzu nziza uri ufite umutipe ari uvuga ngo murakundana n'iki aba agomba kwishyura buri kimwe ubwo nyine yayishyura nyine uko bimeze oya hari ukuntu umukobwa mukundana ukabona ko hari igihe nashaka kukugora ariko ibishoboka ukaba wabimuha none se nimba iry'itanu nayikubonera ukaba wongeyeho senkani kandi urumva hari n'izindi konsomasiyo zizajya ziza zitari ku kibazo cy'inzu ubwo ni ukuvuga ngo yose hamwe ya fagitire hamwe numve n'umushahara wanjye mpembwa nanjye ntago nubatse ndakodesha numve nimba byajya biva muvuge ngo ni inzu yaya reka tubyoroshye Christine mu kwezi ukoresha amafaranga wakoresha amayinite ubwo ibintu byose nyine zo konsomasiyo zose byose uko ari menshi tubwira nyine nari ni menshi pe reka kujya muri salo ko njya buri cyumweru make up ni nk'ari buri munsi ariko wenda kuko mba nzifitiye mba naziguze ibyo ntabwo bigoranye noneho kurya se kurya wumva ugomba kuba ufite ko kunywa ufite ko kurya unywa gake nambamamarije kandi ntabwo bantumye ariko karahenze ntabwo bantumye gatatu by'uri karahenze ariko karahenze kandi ngomba kukabona buri munsi ukwezi nka 800 agiramo 800 undya no kunywa birashoboka ko yageramo nkurikije njye bitewe nuko namukunze nuko mubona rwose kandi numva natakayemo n'iki kibero urimo ubwo umushahara wanjye utavamo nahindura n'akazi nkajya gushaka kandi ariko akanyurwa iki kibero nicyo kirimo kugushuka iki kibero ni wane babyita guteta nyine rega nta muntu utirarira ntabwo ari ukwirarira umwari buri wikenda arya inkoko rwose nta kibazo nibashaka bamubagire n'agasake hariya ariko njyewe nagakubise ijisho nagabonye ubwo niyo nkunda dutangiye none ahangaha mucoma dushyiraho mucoma kugira ngo wenda nta n'amafaranga mfite mba mfite amafaranga sisita we nkunda mu rukundo ibindi uzabinshinje nyuma uranyemereza ku nkoko kujya ku nkoko ni ukuvuze ko buri weekend urya agakoko kandi weekend tuyirimo n'ako ko kunywa bakaguhe ukanywe n'ako ko kunywa bakaguha ukanywe n'ibindi tuzajya tubiganira kandi nzi ko nta kintu uzamburana nziko numva wajuje rwose pe numva wajuje ra se wamburana iki koko n'ukuntu uri mwiza kandi nkaba numva bitari bukunde mbabarira ihangane ntabwo byakanga uyu musore wamurebye ukurikije uko roki ye wabonye ubundi ko mbabwira ubundi abakobwa ntabwo umuntu akireba wenda ngo ngiki mu buzima rega ntabwo ubwiza bw'umuntu waburya ntiwabwishyuramo inzu dusigaye tureba ku ikofi umugabane nikora uzi ubwenge nyine ureba ku ikofi nawe urayikorera nawe akayikorera ariko biba byiza ari we uyifite cyane kukurusha kuko buriya nayo nyifite nkamurusha ikofi ari njye nyifite ntamusuzugura uzi impamvu umuntu yitwa umugabo nuko aba afite ikofi ari bushobore kunyambika ubwo naba murusha ikofi ari njye iri buhahe ari njye iri bwishyura inzu ubwo se aba ari umugabo aho biba byapfuye nta kibazo cy'amafaranga ariko yanze kuzitanga ari n'amafaranga ndayafite amafaranga ahantu ari ntago avuga njye mfite amafaranga
kankubaze urukundo ufite rugamije iki? Cy'urukundo ngamije ikintu rugamije cya mbere cyuri mwiza we nasohokana nawe ntawanshishamo ijisho ntabwo uri umutibwa wowe nanyuraho wese yanakwifuza no mu nshuti zanjye ntajya ntambuka bafotora bavuga ati kweri wahisemo fresh nanjye wumve uru rwana representable byahatari no mubona koko ese kuri gushingira mu gusohokana uhageze unansohokanye hakajya undi muntu nkunda kandi nkambona afite ikofi kurusha ubwo sinagenda. oya ko nawe wawe none ubwo waba nkunda njye nafashe umwanya wo kugutereta njye turakundana ubwo uhuye n'umuntu rimwe ahise akujyana urumva n'ubundi ntago waba warankundaga erega nubwo amafaranga hari ariko ugomba kugiramo n'ubumuntu n'umutima nakurukundo genda gukunda kandi umva twabana byose twabana tukazatandukanwa n'urupfu. urabona wankwa nkanga tugiye mu guko wenda kuri iki gihe basigaye bari amafaranga wenda kera bajyaga bareba inka ubu se iby'inka ni ikofi urabona wankanga ndeba uvuga uti urabona nta amafaranga ukwiye ni menshi pe mfite narenze kuyo mfite njye nayaguko ni mu inkwano niyo yakubajije wamukwa ngahe ngewe gutya namukwa miliyoni 5 nazitanga sore ko arenzera numva ari kunkurura 5 nazitanga nazitanga nanafite zirenzeho nazitanga nuko nzi ko kuri konti yanjye ziriho onge nayiteguye ziriho jene narabuze uwo mutima wanjye ukobwa inka ziri muri ayo mafaranga amafaranga ni menshi ubonye ayo mafaranga utakwiye uvuga ngo watera umushugujugu iwacu nabwo eshanu utarageramo utarageramo iwacu bangonjya numva ngo bateraga umujugujugu kera aho garukiye ubwo bagakata inka date shawe yeketse wahasabwa cyo kora ikintu byagusaba mugenzi wawe ko agufasha gutera cyangwa se ugatera nka 3 cyangwa 4 wenda zari nyinshi nese Kristo wowe wumva baguka nkanga handa vuga uti sinawa muhenze nawe ni yabamenze ngewe nkurikije ukuntu yavuze ubwo se wajya munsi y'ibyo ngibyo kubwiye waba wipobeje waba wipobeje agwaye agaciro umuntu agwaye agaciro nawe urakiha none nawe nakihaye kabisa ese umuntu ushaka kumwemerera urukundo ugishingiye kuri cyambere ni jewe icyambere ni kofi icya kabiri ko numva ari byinshi byaterwa nuko we yaje uyu musore uko yaje rero ukuntu yaje wamubonye abantu umusimu ku cyanwa cye umucongo ariko umucongo no butamuvuna cyangwa kiba cyane gusa wowe wicongesha kangahe mu cyumweru giye mu cyumweru nicongeshamo 2 naye bariko ngaraheho kandi nzasaba zamagana ngahe oya kare kumukwaferi wanjye rwose aza mu rugo niho nyogoshera ko numva ndenzeho niba njya ubwo nanjye ubwo bigiye kuba 2 kwa ntago wangenderaho nushaka na 3 we nta kibazo rwose nta kintu uzamburana rwose kirajyaga njyewe mu cyumweru ngo nawe ndahindura ngiye kuranya njyewe kangahe urwo rukundo waba 2 mu cyumweru waba utaruguze urwo rukundo usaba urukundo ntago nje naba nduguze urebye kubera ko kubona umuntu mukundana kuri iki gihe kandi mwiza ubona wishimiye ni iki se utamuha ibyo ufite byose aba ari ibye so nta munyege ufite nta munyege ufite uko bamugutwara kubera ko ngenda sibyo cyo ni icyambere kandi ahari urukundo nta kintu kijya kihaba urumva arakumva afite na confidence ko batanjyana n'uwakujyana yaba yikozeho rwose yakugarura nakemera nkajya no mu bapfumu namurogesha se ntibagira ubwoba atabatera ubwoba oya ubwo atabatera ubwoba rwose rwose ibaze nka gutya uyu mwari ni igice gice wakunze kuri we mwari se kose ateye neza yagoko mwiza ahantu hose aruzuye nta nenge nimwe afite nta hantu Imana yamusondetse habe nahamwe kabisa najya yicara yigurira akantu nako nzajya nkamugurira umutipe uretse ibyo avuga ikindi wowe nawe washimye n'iki njyewe
ntago biraza kabisa hapi nase kugira bize nkora ikibase nkora iki ntago nakubwiye ko biraza nta kintu wamburana urukundo ndarufite amafaranga ndayafite wambabariye ukankunda koko byose umatabyujuje byose ko mbyujuje biza buke buke bwo nta wamenya ndikumva nta kintu narenzaho urumva biza buke buke ibyo afite arabizi ibyo afite sibyo nanjye hari nuko namubonye so rero uwo mubonye ute aha ntacyo kandi twavuze ngo icya mbere ni ikofi niba ikofi ayifite ubwo ni uko nyine usabonye atayifite none se njye ko nazi mu mufuka wo kwasa ntibatuge ngo hari uko namubonye hari uko wamubonye nyine kureba umuntu fiziko n'ubundi hari n'uwo mwahurira mu nzira yambaye kamambiri kandi ikofi ayifite so rero njyewe ntabwo niba urebe ku isura yiwe buriya ku ikofi niwe ubizi ahubwo atangire agaragaze kuko niyo kofi ihari atangire agaragaze ibikorwa ubwo era none rwose bagushyiraho agakoko wasabye wavuze ni ukuri bagashyiraho babe bakotse rwose bose nkarye turebe turatangiraho koko nikamara kugeramo nibura mwavugana turaba tukaganiriraho ntarebe kubera ko nanjye ndumva nanashonje sikarumva niba ugiye kwirira urakarya wenyine turagasangira nk'abantu bakundana karumva niba ugiye kuyirira ya nkoko yamaye nka dada ese ko niba ugiye cyangwa nimba yamina ko kamara bashyireho tubiri nta kibazo ntashaka kuba ari urusambo oya nese kandi nyine nese ko ngende bukomanda inkoko bana baragakomanda ikindi kintu ashaka kiwe rega abantu bose ntabwo bahuza ibintu ushaka kuba nkunda inkoko wakunda ifi wenda icyo wakunda ntabwo nacyanga gusa inkoko yaherukaga ryari inkoko nta kimwe cyashira nayo iriya ariko no mutipe barifitiye ikofi ifitiye ikofi da amafaranga ndayafite nubwo atari menshi cyane ariko arahari kwisengeraga kuko rero rimwe mu cyumweru nta birenze biriho n'urupfu rw'abantu ugomba kurya uretse gutezera urupfu rw'abantu umuntu iyo afite amafaranga ntabwo avuga ko urupfu rw'abantu oya iyo ni turi y'abantu bakennye none se urupfu nyine nitwe bihebye tujyanye n'ubundi none ngo tuzapfa n'ubundi ko tuzapfa ngo dupfe kwirira ngo tutarya se ngo n'ubundi ko tuzapfa none ndumva igihe ufite nyine ugomba igihe ufite ku isi ugomba kugikoresha kandi ugenekereje n'ubundi ugiye mu kuri usanga urupfu ari rwo rurya abantu kuko we ntabwo warya umuntu ufite ikofi nta nubwo abazi ko azapfa uzareba abantu benshi bafite ikofi cyangwa se abazi ko azabaho ubuzima bwe bwose ewana njye ntabwo nemeranya nabo njyewe ntabwo badabemera ko nzapfa nzabaho nk'igiti na telefone ufite aho ngaho ngo uyu mwari uhita unamuremera ibintu bive mu nzira umukubite kamomo washyize mu modoka fone iri hariya ku muriro ariko hano mfite n'amafaranga njyewe namuremera mu kiganiro ugiye kumuremera njyewe arambwira yashaka njyewe muremere amukubita imituku njyewe bafite amafaranga genda mukubita imituku no mu kiganiro rwose abona nyine nkwirira aka kanya nta agafanta njyewe nushaka hari kuri momo ndaza na fone imituku ibihari bya bintu biba biri siriyazi shani na menshi rero kuyagendana umufuka nk'aya ngaya ni menshi kuri momo yanjye utu ni utwo kwitwaza nk'imodoka shiri nanjye nta kintu uzambura ndagukunda nta nubwo azi umubare ariko amafaranga aba ahari na menshi rero ari 25 umusore urayamuha cyangwa urayamufashije ngo iyi ni fanta banguriye karaba ari agafanta kugira yemere koko ko amafaranga ahari agasuka iyo fanta barayikugurira ko nta n'agashimwe nta nakajya bareke ngo umukubita akabizo ngo uyote nebura buke buhoro ubu noneho mwatangira kuvugana buriya rega iyo umuntu ari gutereta akora iyo nta mukobwa hari umukobwa watereswe yemera ako kanya ntibishoboka gusa waba wakunze
ubwo nta kuntu bari ruhari nabangaragaje ko ari amafaranga bampaye ubu rero umukobwa iyo umuterese uramubwira ati nzagusubiza nyine ubwo nzamusubiza kino gihe ngiye ariko umuhungu kubitekereza utangiye ko noneho gusa n'uwemera buke nzamara amafaranga se utagira ngo ashizemo nubundi mbonye imituka kirimo amafaranga nzamara amafaranga se aya ngaya agafanta nguriye kuri uyu munsi nyine ubwo nyine nawe arabyumva nzamusubiza ngiye kubyigaho ngiye kubyigaho gukorega karimo nako bagashyiraho tukarya ukurikije ikiganiro kigeze wana ufite icyo cyizere ufite kirangana gito ngiye cyizere mfite ni uko no mu baby azankunda ndabizi azankunda uko namubonye mwana mwiza nabonye afite n'umutima mwiza azankunda pe tuzakundana umutima mwiza urebera he n'ukuntu useka ugiye kunsobanurira ukuntu umutima mwiza wawe urakana keza n'inshwi ntabwo wagira umutima mubi pe wabaye kuko mwari nawe yagira nta mukushi kamarayika keza nkawe ko kurona wagira umutima mubi nawe mwakoze cyane Christe ubundi wabona arimo guteta cyangwa unamufite ubundi nta mufite parote buriya rero nta mukobwa ubura umuhungu umuteta so waba uri umukobwa bibaho uziko n'abagore bose bagira abafite umugabo ariko afite n'abandi bantu bamwiruka inyuma rero urumva hano iyo umutipe ufite ibiceri bingaruke nawe ntabwo yabura abari bamwiruka umusaba wawe yego njye ndi kukubwira rero ako buri muntu agira amahitamo ye nyine ubwo ninjye yakunze benshi bakwirukaho ariko nyine wowe hari igihe baba bagukunda utabakunda cyangwa se ari gake ariko hari uwo ubona agahita kugwa ku mutima ngo pi we yaguyeho byarangiye ndagutsindiye kabisa njyewe buriya rero ngiye kubitekereza nzamusubiza sibyo bidatinze ariko nyine iyo umuntu akubwiye ngo agiye kubitekerezaho we ntabwo umubaza ngo bidatinze nyine agiye kubitekerezaho ashaka kugusubiza nk'uyu munsi nimugoroba ashaka kugusubiza n'ejo cyangwa ejo bundi ashaka kugusubiza hashize ukwezi ntiwamenya oya bitewe nuko wowe nyine nk'uwo mwanya guhaye muri uwo mwanya nguhaye wo kujya kubitekerezaho nyine ubwo nawe urabonyereka ko bya bishoro bavuga ko ufite bigaragara umuhungu afite n'akamodoka wabimubwiye ibintu byo gutega birarangiye reka ntabwo azongera gutega kandi si n'ibyo nawe abishatse wanamubwira n'akamodoka nawe ka deparasema kazaba kamugeza ku kazi cyangwa hagiye faranga bahari bya bintu uzi ko biba birisereye mwana bifite ibintu by'akamoto hafi reka ntabwo natongera gutuma atega moto ubwo se hagize ikimotari kigutura hasi kandi unkunda nsanze wanakobotse na gatoya yambona ntabwo yamugaye nta n'inkovu namba baba biriseriye ariko inkovu yayikuraho umwana usa gutya umwana wanyoye asa neza kabisa ayoye inka asa nayo anyoye inka mwana arasa na bike kabisa iki wamusaba ikintu namusaba ngiye bitewe nuko ngiye kumuba hafi buri munsi nta munsi nzajya nira ntamenye uko yiriwe buri gihe nzajya amenya uko yaraye ariko ikintu musabye nanjye nsubize vuba kuko umutima wanjye ntabwo urajya mu gitereko neza numva ko ntabwo urimo ubu ntabwo rwose ntabwo urimo neza usa nk'uhengamye ikintu namusaba nanjye agerageze umutima wanjye awuruhure hakiri kare ngiye kubyigaho nyine ibibazo nka bitatu mubaza ariko by'amatsi wumva nabajije ibibazo utamubajije oke njye nagukunze ntago nagukundira amafaranga sibyo ngiye kuko ndihagije ikintu cya mbere nkubaza ubundi uremera neza kuzankunda tukagendana neza mu rukundo kandi nakubwiye ko nzagusubiza njye nzagusubiza ngiye kubitekerezaho icya kabiri nuramuka unkunze ntuzambabarize umutima
byose biracyari muri cya kibazo cya mbere ntago ndabyemera ndacyari kubitekerezaho ntago asanga ukurikije uko ubibona aho bigeza naguhakana byagorana ntago byakanga rwose. Ikindi kibazo namubwira ndashaka ko tuzajyana iwabo ku ivuko. unote narabuzunguza ziriya note igihe mperuka kuzifatira Musa azi ko mwaba bafite n'amafaranga ugera amafaranga yerukiranye. Rega turakora dufite akazi ntabwo wandemeye nanjye reka da turi busangire inkoko ngaho rwose turi busangire inkoko aba ari nini aba ari nini ahubwo bivuze ko ubishatse yanashyiraho ebyiri yaterwa nuko wiyaminiye mu mirire. inkoko buriya kuko yavuze ko turi buyisangire turayisangira nyine iri buduhaze turi babiri. inkoko reka ntabwo aba ari nini cyane nta nubwo ari ntoya cyane kuko tutayiga ngo duhage. Musa wenda simbizi niba ari bukwemere ariko wumva aramutse akwemereye intego zawe zaba ari izihe? Intego zanjye ni ukugira vuba bataramuntwara tugita tubana tugita turangiza. Timunyeze uko yagenda ntago ndi kukubwira ngo umutima wanjye ntago tuje mu gihe atarananyemerera. umutima wanjye uri kure cyane ubu ngubu. ubu nta kuryama nta gusinzira kabisa. wewe tegereza yihanganye nyine yakubitekereza si kubivuga nkaho ushaka kuzambwira ngo hoya. Uramutse akubwiye hoya wabyakira? Ntabwo nakiyakira. Wakiyabura? Yewe zemera ngenda amanywa nijoro ariko azankunda. azajya kundogesha. Ni wabikora ariyo mahitamo. azajya kundogesha. uyu mwara kugira ngo umubure ntabwo wajya kure mu. Reka mbanze ntegereze igisubizo ibindi wenda tuzatubiganira nyuma ariko reka mbanze ntegereze igisubizo. Ariko nabyo byaza. Simbizi ariko ntago reka mbanze nimubona mbanze ntegereze ndagisubiza zawe. muzamenye ko yagiyeyo. Ishingani. muraye mwumva. Asumashaka ukuntu ndi kugera aho yakora ibyo mwana. Bibaho cyane. barabikora cyane. Bibaho urukundo ni rubi. barabikora. Hari ababikora bagamije ubugome hari n'ababikora kubw'urukundo. Hari ukuntu utereta umukobwa kwangira burundu ukabona nta yandi mahitamo. Sekretari ibintu byabaho mwana bajya kurogesha umuntu uko barabikora cyane ariko uri umuntu ukurogesha aba yaragutakaje. ari nk'ukuntu abakobwa tugira defa umuntu akagusanga nk'urukundo wowe ukabyemera utanafite gahunda yabyo nyine ukamurira udufaranga. icyo gihe iyo uturiye nawe umujinya uramwinshi. si uko wenda aba atakureka ngo akunde n'abandi gusa nyine umuntu ashobora kugira agahinda. tuvuge wenda niba nabikubwiye nakubwiye ngo tujye mu rukundo wenda ukanyishyura ishuri namara kurisoza wakongera kubimbwira nkagutera utwatsi nyine nkatangira kukwicaho niwe wenda twaba duhura nkatangira kubwira ko nta mwanya afite ndi bize kandi agutanze amafaranga menshi kuko igihe kaminuza nako niyo ari na segonderi ni amafaranga menshi pe. tujye tunababarira rwose abantu b'abakobwa bafite imitima yo kurya abahungu b'abandi mujye mugabanya kuko bazajya babarogesha pe kandi n'ibintu babyumvikana. nawe niba uri ibiceri by'umuntu uzi kutamukunda muhakane hakiri kare. nuko ukomeza ukarya ibiceri by'umuntu ingaruka uzazirengera. kurogesha nyine ubwo ni uko murabe mwumva. aho ngaho ni kuri side yuko yakuririye ibiceri ariko si wakurogesha kuko wamwanze gusa biba bifite impamvu. yego nta mpamvu ibihari nayo rwose. neza umuntu afite uburenganzira bwo gukunda uwo ashaka. umuntu afite uburenganzira bwo gukunda uwo ashaka. ubwo iyo ushatse kuzana ibintu by'ingufu rwose ntabwo aba ari sawa n'Imana yakubabarira. ese umusombo byagira nko kuri etape ku buryo byo ikintu babyita hakuntu umutipa gusaba ukamwima agafata ku ngufu biriya ni ububwa. ese ku ngufu biracyabaho? bibaho bibaho we. mbese nibuke inkuru amafaranga yanjye ariko mbese nibuke amafaranga nawe uyanga. mbese nibuke inkuru nigeze kuba ndi ahantu twagiye mu kiraro ahantu duhuriramo hari abakobwa hari abahungu hari abagabo. noneho harimo umugabo umwe navuga ngo yari yankunze se kuko afite n'umugore ntabwo yari yankunze navuga ko ari irari yangiriye. hakuntu umuntu akureba akakugira irari akumva yakugira ibindi bintu.
umugabo akajya nyikuta ahubwo nkumva ari bya nibyo by'inzoga yanyweye yasinze nkumva nibyo biri burangiraho musa tugiye gutaha icyo gihe kuko ngewe ahantu twari turi hari muri quartier mu rugo y'ahantu ntuye numva abandi bafite amamodoka buri muntu aciyeho n'imodoka ye njye kuko nari gutaha hafi ye banashatse kuma lift ndababwira rero njye ntaha hafi kandi bwari bwije ahubwo nimushaka uko mutaha hakiri kare amasaha atabafata barataha kumbe wa mugabo yarangogereye njye sinabimenye nkitangira kuzamuka ariko mutanikangamo hari ahantu harameze nkaho hari akantu k'agashyamba ukuntu ndavuga nyine baza kwikangamo ahita ambwira ati wigira ikibazo turazamukana nyuma haba haje undi mugenzi w'umushuti we ndangije ndavuga ko abantu twari turi kumwe mu kirori nta kuntu wanatekereza ikintu kibi ndavuga nta kibazo tuzamuke tugezemo hagati muri rya shyamba neza ahantu n'ubundi natinyaga nagize ubwoba umugabo arahindukira ati ushobora kumpa ndavuga ati harayego njyewe mbaza kugira ngo ni ibiganiro urumva ngifasha ntaki mbanza kugira ngo ni ibiganiro bisanzwe ndanaseka ndavuga ati si ibyo bintu bibaho ni uko musaba iwanyu guva ngo ntunyinishe niba nta matwi ugira umbwire nongere nsubiremo ibyo nkubwiye nawe nganisubiramo njye nzi ko ari burage ngo niyo nasubiyemo icyo gihe yahise nkubita umugeri ndavuga se umugabo mu gihe nkibaza ibibaye ako kanya nkubiswe umugeri numva uwa kabiri bya bintu bitanumva byabaye intambara uwa gatatu nawe ukingishije ukuboko ni nuko kwita kwihina kumaze kwihina simba ikanzu urumva bimaze kwihina yakubise ukuboko kugira kwihina ariko mpita mbabara nk'umuntu uvunitse ndangije mbona ibintu byahinduye isura icyo nakuze navugije induru mvuze induru ndasakuza mvuze induru noneho yumvije mvugije induru yese agira ubwoba baho niwe bari kumwe mugenzi urumva yaramubuzaga ati ariko se mana uri mu biki umugabo nyine ntiyumve numbaze yanyweye amavubi yanyweye biki abantu banywa inzoga mujye mugiye ibyo munywa n'ibyo mureka rwose pe biba bikabije birenze n'urugero wa mutipe bwese akuramo ariruka nawe uri n'ababonye ibintu amaze gukora yarebye akavuga ati narengereye nabo barirukanse bansigaho nanjye nabe ninkomeza imbere ko nabonye birukanka bagana imbere baranyicirayo nsubira inyuma aho nari nturutse ariko nicara nyine biba birebire tujya no mu buyobozi n'iki ariko ikintu nashatse kukubwira hari ukuntu umuntu Imana yanakubabarira maze ntabwo yakubabara basi ibintu kandi buri yaza kunyegera neza atuje akabimbwira neza yarahubutse yakwegera neza ari kumuha wasanga nayo byumvishe ko ibintu bigishaka kuba bizima witwaye neza nzitwara neza ntabwo bizacamo ndabizi ikintu adakunda ni igito ntabwo no mu bebe nagagorana ndabizi tuzahuza se ko wumva nyine ni umutwaye neza ko nta kibazo mwagira yanakwihera undi se waba urwana n'iki cyane kuvuga ko ndi biri hanze ntabwo uri biri hanze uri umwana mwiza aya ntabwo umwana mwiza nk'aya aba biri hanze bivuze ukuntu umuntu aba yakugushije neza akagutwara neza ntacyo nawe yakuburana ntawamenya umumaro uzavamo aho ukuntu ari confidence icyizere mfite nka 70%. Cristiano mu cyizere cyarengeye ukuntu ari confidence rwose wagira ngo arabizi neza uzabyemera ese uzaka nabwiye ngo kuri no sunaye kuri no mucongo kandi nabwiye ngo narindire nyine ugafite amatsiko y'igisubizo pe ariko ibyo bintu byarindira nanze ko bitanakibaho bibaho wese umuntu yafashe umwanya kwigaho agutekerezaho araje kubwira ibintu wewe nta mwanya wafata wo kujya kumwigaho nawe ngo ubutekerezeho nk'uko abikoze Cristiano atandukaniye n'abandi bari wigeze ubona amugane ku buryo kivuga ati uyu n'umwihariko ahantu batandukaniye ni umusizi tuzi kwihagararaho cyane
kandi koko nyine ntabwo yahita nsubiza nanjye kanitonde n'ubundi bajya bavuga ngo kwitonda ukarindira byemeza umutware kwitonda ukarindira byemeza umutware nanjye kantegereze nta kibazo bwa mbere nyumvishe mutoya we si ubona ubu bwanwa nyine bwarapfuye kuza gutya gusa utari mukuru umugabo wumvisha uko ameze wumvisha umugabo uwo ari we Kristo yongera umwibutsa umugabo aho atandukaniye na ba bagabo bandi kabonye n'utunga urugo rwe umenya gutunga urugo rwe gutanga ingo zitunzwe n'abagore uwo mugabo ntabwo ari umugabo ntabwo ari umugabo pe gusa ntabwo byabaho niyo mpamvu umugabo yiswe umugabo uko agomba ni inshingano Imana yabahaye reka sinzi impamvu ab'iki gihe bashaka kubirengaho Imana yavuze ngo umugabo uzagira utyo kabisa umugore nawe kubyara rero uzayigira gutyo ese umusamo akabyo bintu mwumva muhuza wowe ntabwo umugabo yaba mu rugo kandi umugore akarutunga byaterwa nanone hari igihe ushobora kugira ikibazo wenda ku kazi hari ukuntu ku kazi bakwirukana mu gihe ukiri gushakisha akazi kandi afite akazi akaba akudepana ariko ntabwo bavuze ngo aragutunze kuko nawe uri umugabo ntabwo ushobora kwirirwa mu rugo uri umuntu w'umugabo iminsi 2-3 urumva ntabwo bishoboka ese mu gihe utarakabona ntabwo bukitwa ntabwo ubu uri umugabo ariko nta nubwo nanone uba ukwiye kwirirwa mu rugo Kristo wabyumvishe ukomeza kwitwa umugabo akare ntabwo umugabo igihe nta musaruro gitaha mu rugo ntabwo ari umugabo none ubwo akazi gahagaze ubwo ni ukuvuga bigwa n'urukundo iyo gahagaze ushaka n'akandi igihe kataraboneka urashakisha nyine nk'umugabo ko nanone mu gihe kari kubura ntago wavuga ngo ni umugabo mbwa umugabo mbwa njye numva ni wa wundi uzatuka wa mbere yiryamiye azi ko umugore agiye mu kazi agomba gutaha amafaranga ashyira hariya byose nayo masamba wabiririmbye umugabo mbwa yibanira n'uburiri uwo niwe mugabo mbwa rwose Kristo uramutse ushatse umugabo afite amafaranga igihe kikazagera akayabura agakina wamureka ntabwo namureka ariko byaterwa n'imyitwarire afite none se ari bubyuke yicaye aho ngaho njye ubwo yaba ari umugabo ubwo ninjye nagenda sinamusiga ahubwo nanjye ngenda ubwo ninjye nambaye umugabo ngo mbonye abyuka yicaye aho ngaho kugira ngo nawe twicarane aho mu rugo nabyuka nkajya kuyashaka natubwo agasigara mu rugo nk'umugore gusa yaba yitwa iki none se najya gushaka amafaranga agasigara aryamye ngomba gusanga ibyombo byogeje yanakoropye ntago nava gushaka amafaranga naragushatse nkoza amasahani ntago nayoza ko se ku buryo nanjye gushaka amafaranga ari nyine agiye guhaha ubwo ari uyafite nyine kandi akazi karahagaze washaka umukozi uzajya ubikora sinabona umukozi nishyura nakishyura umukozi nawe wirirwa mu rugo mu gihe nyiti afite sikumba narabyubahirije navuga n'umugore yuko aba yirirwa mu rugo kuki bibaye igikuba mu gihe wowe yegora navuga umugore kuki aba yirirwa mu rugo umugabo yaba kandi afite n'umukozi umugore nyine ni umugore niyo mpamvu ari umugore umugabo wawe yose amasahani yawe wenda ntabwo ntiyakoza amasahani nanjye naho ngo yari inkabije yera pe ntabwo yayoza yakora nk'ihemirimo ariko byibura ntabwo yasigara mu nzu aryamye ngo yirirwe aryamye buke bwire buke nk'ihemirimo mva yakora rero ntiyakoza amasahani yo kuyanateka ndetse ntiyateka ndetse yakirirwa mu rugo ntiyitekere ngo arye ubwo inzara yamwica kandi ari mu rugo akazu yishije mwishije ibyasangaye yari buze kurya igihe ahiriwe ariko aka ni akaga ku buryo atakitekera ariko ikintu naje gusanga abanyafurika ikibazo dufite mu mutwe wacu harafunze mu bihugu by'uburayi hanze nta bakozi bagira umugore ajya mu kazi umugabo akajya mu kazi utanze undi mu rugo akora imirimo yo mu rugo si uko umugabo ari nk'umukozi cyangwa umugabo baba bamusuzuguye nuko nta wundi uhari wo kubikora umugabo rero yagiye mu kazi nawe wagiye mu kazi mutahiye rimwe sibyo ntabwo niba ujya koza abana ngo ugere ujye mu buriri uryame ndoza abana basi nawe uba utetse niba ari uwo muceri uba uwutetse nimara koza abana yarandafura nawe ibyo byombo uba ukoza isahani imwe byitwara iriho n'ikibazo
ibyo byo ndabyumva, kuzuzanya byo ndabyumva, kuko n'ubundi nubwo ataba yansize mu rugo, nubwo nanjye naba nagiye tukahahurira tuvuye mu kazi, twakuzuzanya ndabyumva nkamufasha. Ariko mu gihe nanone ntako mfite ku buryo bigira itegeko ngo ndateka, ntabwo ari itegeko, wabikora kuko ubona bigomba gukora. Wumva yasa nkaho agiye ashaka kubigira itegeko, uvuga ngo nimba byutse agiye ngo mbyuke ngo nteke ngo ubusafuriya nkube harana situruwaya wapi. Abantu ni ukuri, abantu bo hanze ngenda bakunda cyane n'imyenda. Jewe mfite ababyara, iyo baje ubona uturimo twose badukora, ahubwo atangazwa no kubona twebwe nta kintu tuba turimo gukora. Akabyuka ukabona yogeje ibyombo n'umugabo we ari mu bindi bintu ari gukora, umugore nawe afite ibindi ari gukora, ukabona bashimishwa no kuba bafatanya mu rugo. Ariko abanyafurika dore ikibazo dufite, wumva ngo kuko ngo ndi umugabo ngo ngiye ngo sinakoza isahani, ngo ngiye ngo ntago nateka. Ni bibi cyane. Umunsi wagiye hanze se bizagenda bite? Ko hanze n'abakozi bahaba. Umunsi iyo byabaye se banga umugore yakoroze. Nangaha nk'uje ngo usanga asanga uhennye mu byombo rimwe. Nta nubwo twazongera gusangira icupa. Tuvuga ati yakugiriye byararangiye. Nicyo cya kibazo rero. Urumva rero nyine niwo muco waho umugabo ari umugabo agomba nyine. Rero niba ndikumva ako kantu kari gutuma tutari ko byumvikana. Sinzi ukuntu ngewe nzajya guhena mu byombo, ukumva ndikoze ibyombo. Furi imyenda yacu n'iy'abana, sibyo? Wowe uryamye muri saro. Ariko hari igihe kizagerega n'abakozi babo. Wenda dushaka kuzabana abakozi batanacyemewe gukora mu rugo, bitakyemewe. Sinyiwe ko banumva ko ijemo. Wamenya ari ibiki? Mubiraza. Oya, ni example. Ni example. Byose ni byawe. Bibaye ngombwa ko tubana. Noneho tukabana mutya gihe, noneho n'umukozi ahenze. Ku impamvu hanze muri Amerika badakoresha abakozi mu rugo. Abakozi babahenze cyane. Ugasanga amafaranga ukorera nayo wamuhemba yaba ari menshi cyane, ntabwo mwayabona. Noneho bibaye ngombwa se ko tuba muri iyo pa, uzarya muri saro wicaremo njye mu bintu byose mbikore. Nituba muri iyo ka rero ukuntu bizagenda, akazi kawe uzakagabanya, ariko ko mu rugo kagende neza, wite ku bana n'ibyo mu rugo nyine ubimenye. Okay, fresh sana. Turimo turagana ku musozo rero. Mwakoze cyane kutuganiriza Christelle, wakoze cyane kutuganiriza na Samson, yakoze cyane. Ubwo sinzi ngo ibyanyu tubicumbikiye hehe Musa. Obo gahunda ikurikiyeho ni gahunda ikurikiyeho niyo gutegereza nyine, nkaba ndindiriye, nakubwiye ko kwitondekanira byemeza umutware, kambe ntegereje igihe gitoya nyine ndebe nyine igisubizo kizavamo. Nta kintu kindi umusaba dusoza. Ikintu namusaba gusa nyine nawe agende abitekerezeho neza, sibyo? Kandi nkuko nabikubwiye nta kintu azamburana. Ntacyo pe, nta kintu na kimwe uzamburana. Christelle, meze bite wowe? Meze neza. Ubutumwa ugenera umujene n'ubuye. Aha. Ibinyomoro. Nyine no gutegereza. Abari Kigali muzahaba pe. Kigali. Imituko yawe ubura itahanye. None. Nyine we wagomba gutegereza. Kandi mu gutegereza hagomba kuvamo ibisubizo ibyo bibiri. Ni yego cyangwa hoya. Ngo muri ibyo bisubizo bibiri rero ugomba kubyitegura, ikizaza cyose uzakitegura uko kizakimeze. Kumva ari ibyo kantegereza, none se nyine ko biri mu mutima we kizavamo nicyo kantegereza, ariko nzi ko azambara igisubizo kinyuze umutima. Okay, press and mwakoze cyane kudukurikirana ko bana natwe ni Yawe TV murimo gukurikirana. Mbibuse ko kandi ari website ya yawetv.com ikugezaho amakuru y'ingenzi abavugwa hirya no hino ku isi dutuye. Ushaka kumenya amakuru, ikintu cya mbere amakuru ugomba gusura iyo website. Mwakoze cyane kudukurikirana ko bana natwe mukomeze kunogerwa n'ibiganiro bya Yawe TV akagaruka.